mwaramutse uwo twagiye tubabwira ngo nakagaruka ahandi kuri Kivu News, aho dutanga ibitekerezo, turakora n'isesengura kubibera hano iwacu muri Kongo, tugenda tureba uko bihagaze n'ibyo amashuri y'abakurambere ari bo bazungu ibyo bagiye batwigisha, ndetse n'ubuyobozi bw'Abanyafurika bubasha kuadapta ubuyobozi bwabo bihereye ku mico yacu Abanyafurika. Nkuko twagiye tuvuga ko tuzagenda dukora isesengura, ikiganiro cyacu cya mbere twaganiriye tureba ngo ese leta aho itari, imiyoborere ya FC M23 twirwaneho yitezweho iki. Iya kabiri twavugaga ngo ibyo mubwirwa si byo mugomba kumva, aho twashaka kuvuga kuko umuntu wese agomba kugira icyo bita dute systematique, cyangwa se ukagira isesengura ku byo ubwiwe kugira ngo ibyo ubwiwe byose siko ugomba kubishyira mu bikorwa. Ikindi twaganiriye ku mayeri y'ubutegetsi bwa DRC iyobowe na Felix Tshisekedi nabo yagiye asimbura, ahandi naho kureba kiri kiganiro twatanze, isesengura twakoze naho AFC M23 twirwaneho iri bihagaze bite, biratangiye icyizere. Hanyuma tuza kuvuga ukuntu umuntu ashobora kuba acteur et victime, ushobora kuba ari wowe wagize igikorwa, cya gikorwa nawe kikagiraho ingaruka. Icyo kintu twashaka kuvuga ko abanyapolitiki bakoresha abaturage bakagirwaho ingaruka. Tushigiye mu buzima busanzwe, hari abantu bagiye banyaga imitungo y'abandi, inka, ihene, intama, bagatwika insisiro cyangwa se imihana, ariko ubu nabo babandi barwanya ko twavuze ngo amoko ntagira, umuntu yireba mu bwoko bwe, akarwana ku bwoko bwe, akagira manda y'ubwoko bwe. Bwa bwoko buragenda, umuntu uri muri Amerika agasapotinga abari mu ishyamba, akabagurira imyumbati, akabahahira ibigori, akabahahira ifu, ikawunga n'ibindi, kugira ngo bishakemo imbaraga kuzageza igihe bazanesha bwa bwoko bundi. Muri cya gihe, mu gihe batijwe imbaraga bakarya iby'abandi, bakica, bagasahura, bagasenya, ubu nabo babandi bagira imbaraga bakongera bagasubira hahandi babandi babikoze nabo ibyabo bikanyagwa. Icyo cyo bivuga extra acteur et victime. Uri acteur no munsi urabishoboye, ejo uzaba victime kuko ntagahora gahanze, bashaka imbaraga zo gusenya bya bini nawe wanyaze, ejo nawe ukazabibura. Icyo kiganiro cyo twakoze. Uno munsi ikiganiro gishya cyangwa kigenda kigana ku musozo ku buyobozi cyangwa se kuri governance, twagiye tuvuga ko governance ireba abantu babiri, isuzuma ikareba umuyobozi le gouvernant, tukongera tukareba umuyoborwa ariwe beneficiaire. Uwo muyobozi tuvuga ni umuntu wese ufite ubushobozi bwo kugira icyo avuga, cyangwa se wa wundi uvuga ari kijyana, kugira ngo habe impinduka. Impinduka zishobora kuba muri negatif, cyangwa se impinduka zishobora kuba muri positif. Nanone wa wundi mugenerwa bikorwa, cyangwa se ari we muyoborwa, ari we guverinoma,
cyangwa ariwe guverne, wa undi niwe uhabwa imiyoborere myiza igatuma bwa butegetsi bwitwa bwiza, ariyo bonne gouvernance, cyangwa se ayobora ku nyungu ze zitaganisha ku nyungu rusange, bikitwa imiyoborere mibi. Muri icyo gihe tuza tuganira tureba tese ni izihe ngaruka z'iyo miyoborere mibi ishingiye ku moko iri hano iwacu muri Kongo. Mu gihe tuganira dushobora kuganira mu Giswahili, kuko kuri Kivu News dufite abakoresponda benshi bavuga Igiswahili bacyumva, byakunda nabyo. Nkuko twavuze, hari abatubwira ati nitwumva ururimi 100%, wajya uduhereza l'idée générale cyangwa se igitekerezo nyamukuru ku cyo murimo muganiraho. Niyo mpamvu mubona rimwe na rimwe tuvuga mu Gifaransa n'Icyongereza, cyangwa se uno munsi tugashobora kuvuga mu Giswahili n'Igifaransa. Leo tutaongea kwa mada ya kuangalia matokeo mabaya au consequences za yale tuliyoyaongelea, jinsi utawala inayotokea mbaya au utawala mzuri, matokeo mazuri yanayotokea kwa wale wanayopokea ile utawala. Toujours nous allons parler, voir quelles sont les conséquences qui en découlent à la bonne gouvernance ou à la mauvaise gouvernance dans notre pays que le Congo gouverné par le Félix Tshisekedi. Notre analyse partira voir quelles sont les conséquences qui en découlent si la gouvernance a pris en otage la population par la stratégie politique qui est la manipulation en connotation ethnique. L'analyse partira de voir quelles sont les conséquences qui en découlent si la gouvernance n'est pas bonne. Si la gouvernance ne prône pas sur les intérêts généraux, mais prône sur les intérêts égoïstes ou particuliers des individus. Tutaendelea kuyaongea kwa kufafanua kinaganaga, kuangalia ni matokeo mabaya ipi yanayotokea kama mtawala anavyotawala kwa binafsi, kwa kutafuta yale yanayomfaa kuliko kutafuta yale yanayofaa wananchi. Tutaangalia ni namna gani utawala mzuri anayo matokeo mazuri, na jinsi yale matokeo mazuri yanaleta madhara ya maendeleo yale tutakayoyaita utawala bora au uongozi bora kwa wenye nchi fulani. Lakini yale tunayoongea leo ni nchi yetu ya Kongo inayoingia ndani ya utawala wa ukabila, kwa wale wananchi wanaishi ndani ya ubaguzi, wanauana, wanapora. Nchi inarudia ndani ya shimo yenye itatoka kwa miaka inayo usoni kwa shida. Twari tuvuze ko tugiye kureba ingaruka z'ubuyobozi bubi bwaranze Kongo iyobowe na Felix Tshisekedi. Twavuze ko ingaruka ari nyinshi z'imiyoborere mibi, ariko iyo miyoborere mibi tubanza tukareba ko bihagaze hariya muri Kivu. Turagenda tureba ngo ese hariya AFC twirwaneho na M23 zirimo zirwanira zivuga ko zishaka kuzana imiyoborere myiza. Twavuze ko imiyoborere myiza ari ya yindi iganisha abaturage ku butabera, iganisha ku baturage ku mibereho myiza, iganisha ku baturage irwanya ruswa, irwanya akarengane, aho ubuyobozi abaturage bose babwibonaho kuruta amoko yabo bakomokamo. Izo ngaruka iya mbere nuko haba intambara z'urudaca. Za ntambara z'urudaca ni za ziri twavuze ngo na magroupe arme.
iyo mitwe yitwaje gisirikare ni ukuvuga ko hariya buri bwoko bwose twavuze ko bugira iki, bugira groupe armée yako. Iyo groupe armée twarabivuze ati abanyamurenge bagira groupe armée twirwaneho. M23 ikitwa iy'abantu bo muri Nord abanyamasisi, ababembe bakagira mayimayi, abapfurero bakagira biroze bishambuke, abashi bagiraga icyitwaga mudundu 40 n'abandi groupe armée zose ziri hano muri Kivu ya ruguru y'amajyepfo, cyangwa se izo Kivu zombi zagendaga zigira amagroupe armée yo guproteja bene wabo. Iyo instabilité ishingiye ku magroupe armée zose en connotation ethnique zigenda zivyara ingaruka z'ubwicanyi, ingaruka zo gusahura, ndetse ingaruka zenda kuganisha ubwoko kuri genocide. Icyo tuvuze ko iyo instabilité ibaho cyane, aho abaturage usanga izo groupe armée zikora kuri konti y'umuntu, zikora mu kiganza cyangwa se zikora mu kwaha k'ubwoko kuruta uko marwanya akarengane gashingiye ku moko, ahubwo bakagateza imbere. Ikindi, justice sur le plan judiciaire, usanga ko abo bantu bica basenya ku izina ry'ubwoko. Ariko mwibuke ko mu miyoborere myiza icyaha ari gatozi, l'infraction est individuelle. Mu gihe ari makanaki wisha abantu, ntabwo bazajya kuvuga ngo yabishe mu izina rya biroze bishambuke, ahubwo azabiryozwa cyangwa se azakomparetre imbere ya justice nka umusirikare cyangwa se nk'umuntu seigneur de guerre wa biroze bishambuke, ariko ntabwo bazareba ubwoko bw'abapfurero. Ikindi, abantu bakora imiyoboro ishingiye ku moko bibyara ubuyobozi muri fragile. Bishaka kuvuga iki? Ni ukuvuga ko umuntu nimba ari umupolisi w'ubwoko runaka, yumva ko afite cyene wawe, ntatange serivisi ku bantu bose uko zingana, ahubwo agakora ubuyobozi bushingiye ku bwoko, bigafragiliza les institutions étatiques. Ni ukuvuga ngo l'autorité de l'État ikaba bafuwe, kuko umuntu ayobora ku bwoko ntayoborere kuri l'autorité de l'État iganisha ku nyungu rusange. Ikindi, inzego za leta tuvuze ko ziba fragile, bisubira kandi gukorera mu kwaha k'umuntu, nk'uko twari tubivuze. Umuntu akajya akora kuri konti y'ubwoko kuruta gukorera kuri konti ya leta. Twavuze ko leta iba yafaye fragile, amoko akajya imbere, abantu bakagira manda, ndetse abandi bakajya bagira amakota, bakavuga ngo iyi kota yacu yaba runaka, kuruta ko umuntu akorera kuri la personne qu'il faut à la place akwiriye. Ikindi ni uko haba perte économique. Ubuyobozi bushingiye ku moko usanga ko umuntu akomeza asapotinga ubwoko bwabo. Niba umusirikare akora ikintu agikora ku bwoko bwabo, ibyo ngibyo bidutera ingaruka. Ariko nubwo ingaruka ari nyinshi, nuko cyagiye population iba fragile, igahora mu njyane udashira, development ntayibaho, imiyoborere myiza ntayo, imibereho y'abaturage ntayo, amafaranga yari kujya muri konte ya leta ijya mu maboko y'abantu basapotinga ubwoko bwabo. Nabyo muri solution zishobora kugaragaraho nuko hagomba kujyaho ubuyobozi budaheza, umuntu wese akibonamo. Ikindi, abantu bagashyiraho les institutions zikomeye zigisha ikintu cya civique,
kirwanya amacakubiri. Iyo education civique ikigishwa mu matorero, iyo education civique ikaba mu matsinda, mu maklub, iyo education civique ikigishwa mu mashuri, abana bakabasha kwigishwa iyo no violence, ikabasha kuba mu bantu, umuntu wese iyo education ikigishwa mu mashuri. Ikindi igakoreshwa mu matora, umuntu akagaragaza projet de société kuruta kugaraganisha ku moko. Ikindi hakabaho amategeko agenda ahana umuntu wese uhembera imvugo z'urwango, discours de la haine, zikabasha guhagarikwa mu buryo bushoboka. Iyo amategeko umuntu wese ushoboye kuvuga ikintu kiganisha ku rwango, itegeko rikabasha kumuhana. Ibyo bizabasha gupromouvoir demokrasi, bizabasha gupromouvoir development, iyo development izabasha kuganisha ku miyoborere myiza y'abaturage n'imibereho. Nakagaruka kuri Kivu News, umuntu wese ashobora gushyiraho comment akavuga ati iki kintu si cyiza, iki kintu turashaka ko mwakivuga mu buryo bwimbise, abantu bose tukabasha kurwanya ivangura bwoko. Umuntu nimba abaye kugira ngo protege ubwoko bwe, yakagombye kureba amategeko icyo avuga, umuntu agakorera akaba redevable. Umuyobozi utabikoze akabiryozwa, ntabiryozwe ko yakoze ku bwoko runaka, akabiryozwa ko yabikoze ku baturage b'igihugu runaka. Twavuze citoyenneté plus que l'identité. Nitumara kuzamura ibyo ngibyo, turizera ko imiyoborere myiza izaba hariyo. Kandi nanone abarimo bashaka imiyoborere myiza nibakomeze marebe umutekano wa bose, marebe iterambere rya bose, aho umuntu abasha kubona inyungu rusange, aho umuntu muri iyo nyungu rusange umuntu abasha kuboniye. Murakoze cyane. Nakagaruka ni kuri Kivu News twese dutangaho ibitekerezo. Murakoze.